Umwaka wa 2024 nkuko mubizi maze iminsi nibasiye Amerika mvuga ku matora azahaba muri uyu mwaka 2024, ariko reka tuba dushyize hasi Amerika tujye iwacu Rwanda turebe kuko naho hari amatora umwaka wa 2024. Mbere rero yo kubabwira ibyo ngiye kubabwira, reka maze mbibutse ko natsi igitabo ku Rwanda uko ijuru ryajyajijwe mu Rwanda mu mwaka wa 1994, Jenoside yakorewe Abatutsi. Nanditse n'ikindi gitabo kivuga kuri Ukraine. Ibyo ngiye kuvuga rero uyu munsi bikaba bigendanye n'ibi bitabo bibiri, uko nabyeretswe ndatangara numva ngize agahinda, ndavuga ibintu ntibishoboka. Nahise nibaza ikibazo kimwe, ndavuga ati Rwanda ni iki wagomeye Imana? Rwanda ni iki wagomeye Imana? Iyo foto ureba yatumye ngira intimba n'agahinda, ngo mugatangara ndibaza ibi ni ibiki mbonye. Wibuke intambara ya Ukraine itangira, habayeho iterana ry'amagambo hagati ya Kenya na Ukraine. Urabyibuka neza amagambo yabaye muri UN, baterana amagambo bikomeye ku buryo Kenya yateye amagambo Ukraine ku buryo bukomeye. Ibi bitabo rero biri kubireba, icya Ukraine cyo nabanje kwandika mbere mu mwaka wa 2010, noneho kino cy'u Rwanda gihabwa 2014, ariko icy'u Rwanda nicyo cyasohotse mbere, iki cya Ukraine gisohoka nyuma. Urabona hano hariho Kenya na Ukraine. Uyu munsi rero niko twavuga tuti kubera iki Kenya. Wibuka neza intambara ya Ukraine itangira, habayeho iterana ry'amagambo rikomeye hagati ya Kenya na Ukraine mu muryango w'abibumbye. Bateranye amagambo karahava, none uyu munsi nkaba mbona iyo foto iri aho ngaho. Ikintu cya mbere nahise nibaza, nahise mvuga ati Rwanda ni iki wagomeye Imana? Abantu benshi bazi gusoma ibyo mafoto bashobora gushishoza bakareba ibyo ndi kuvuga, kuko iyo foto ifite ibisobanuro nk'igihumbi. Nahise nibaza nti ese ni ryari ingabo itsinze ihagarara n'ingabo itsinzwe? Biteye isoni n'ikimwaro nk'uko ubibona iyo foto nayo byerekana. Ariko nahise nibaza nti Mana niki u Rwanda rwakugomeye? Rwanda niki wagomeye Imana kugera aho intambara ibihugu byose biri guhunga, abantu bose bahunga, akaba yisanze kumwe n'Abanyarwanda? Ese iyo foto ni ukubera iki byabaye? Abantu bazi gusema iby'amafoto babyerekana, ariko njye byanteye nimba nkimara kubona iriya foto. Nahise mvuga nti Rwanda ni iki wagomeye Imana? Naratunguwe, ariko nk'uko gahunda ya Matsibihugu ikora, iragukoresha, yamara kugukoresha ikagukoza isoni n'ikimwaro imbere y'isi yose. Ariko nahise nibaza, ntekereza ku Banyarwanda, ndavuga Abanyarwanda, Mana, Rwanda ni iki wagomeye Imana? Ni iki wagomeye Imana? Ndavuga ni abahanuzi barahanura, njya numva ngo barahanura hirya no hino, bagahanura ibivugwa n'ibizaba. Ariko njyewe maze kubona iriya foto, nafashe iki gitabo mfata n'iki ndabihuza, mpita nibaza nti Rwanda niki wagomeye Imana? Kubera iki u Rwanda? Satani ibyo yakoze 94 twarabibonye, yigarura u Rwanda akoresha abandi ngo bice abandi babarimbure, rwakorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko uyu munsi umuzungu aracyakwereka ko ashobora kugukoresha, yarangiza akanawukosoni, yarangiza ahubwo n'imigambi ye mibisha akaba ari waho ayigerekaho. Nkongera nkibaza ni ryari ingabo itsinze ihagarara n'ingabo itsinzwe? Ntabwo ni umusi cyangwa umuhanuzi, ariko ndavuga nti Rwanda ni iki wagomeye Imana? Abazi gusengura iby'amashusho basengure barebe, kuko biragaragarira buri wese neza ko iriya foto ikisobanuye ntago ari ikintu cyo kwishimira, ari byo bitera abantu nimba bazi kureba bakunda igihugu, bavuga bati Rwanda ni iki wagomeye Imana? Ahasigaye musenge mushoze, mukanguke, muze mu bubyutse, mumenye ukuri, kuko ni kuzabatura, kuko Satani nta mikino afite. Satani agenzwa no kurimbura, nta kindi. Nakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom.